ari ufite ku gahinda kugira ngo ugere ku masezerano yawe, kugira ngo ugere ku mugambi w'Imana, kugira ngo ugere ku Imana avanye nawe. Hamba agahinda ugasimbuza ibyiringiro. Umenye ngo Yesu afite Yesu afite ubutware, Yesu afite ubushobozi, Yesu afite guhindura. Witerwa ubwoba n'iminsi n'ibihe, kuko iminsi n'ibihe biri mu kiganza cy'Imana. Niko baririmbye, niko umuririmbyi yaririmbye avuga ngo mu kiganza cyawe harimo byose. Twamubonye Imana imuhindura amateka, tubona yurinde yagiye hanze. Yesu afite ibintu byose mu kiganza. Wowe ibyo utareba Yesu arabiruza. Aho udatuye Yesu arahagutuje. Nubwo uri mu buzima, ariko uri mu buzima Yesu afite ahantu yagutuje. Reka mbwira abantu bafite amasezerano, uzi ko umuntu aba mu buzima bubi, ariko mu buryo bw'umwuka Yesu afite ahantu yagutuje. Uzi ko Dawidi yabaye mu ishyamba, ariko Yesu yaramutuje ibwami. Ubuzima ubayemo, ubucakara ubayemo, ibikomere ufite mu buryo bw'umwuka sihuri. Iyo rero udafite kwizera, iyo udafite ibyiringiro, shitani ntabwo ajya atwara amasezerano mw'abantu, ariko shitani atinze amasezerano. Bibiliya irambwiye ngo abanyabwoba n'abatizera bazajya mu nyanja yakubu n'amazuku. Umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Umuntu utizera ntabwo Imana yamuhindura ubuzima. Umuntu utizera nta hantu yagera. Umuntu uhorana agahinda nta gikorwa kizima yagira, nta terambere yagira, nta hazaza yagira. Umuntu uhorana agahinda ahora mu ntambara. Abadayimoni bahora gusuzugura. Kugira ngo Imana ibane nawe ni ukugira kwizera. Beko sikadroy, ukwizera kwa abadayimoni batwaye gusurane mu izina rya Yesu. Umuntu wese wizera Imana igena nawe. Ntushobora kuba udasanzwe utizera. Igisubizo mu mibereho yawe, amateka yawe agahinduka. Imana data yarema ubutware, yarema. Nabonaga ababyeyi b'amama mu mwami wantabaye. Nabonye ababyeyi babajwe n'abana b'abakobwa. Rakosini mo erefai bakibaza bikaba ngo umwana wanjye hamaze kugira imyaka 40, maze imyaka 35 ntagishatse. Umwuka w'Imana nawe ngo aramunkubwire ngo wa mubyeyi we, shitse umutima mu ndutuze. Ntabwo uri mwana yiremye. Yesu amushaka igisubizo. Ntabwo abarozi barusha Imana imbaraga, ntabwo abapfumu barusha Imana imbaraga. Yesu niwe number 1. Yesu niwe uza ku mwanya wa mbere. Abana elele pala sharabo, aba babyeyi umwuka w'Imana yamunkubwire ngo ukupa kuba wubaha Imana uzaterura igiseke, amateka azahinduka. Imana izakuvura ibikomere, nawe uzavuga ijambo mu ruhame, nawe hari icyo uzavugira imbere. Imbaraga zaguhagurukiye, abarozi baguhagurukiye, bagahagurukira umuryango wawe, bagahagurukira imikorere, bagahagurukira iterambere, bagahagurukira icyerekezo cyawe. Lela sharabo, ijuru rije kukuvanaho ibyagutsikamiye, kuko hari Imana yagukiza ibyagutsikamiye. Mu kiganza cy'Imana hari Imana ikikiza umuntu ibikomere. Ako gahinda ugomba kugakira. Uyu munsi wo kwibohora mu bintu ugomba gukira, nshuti yanjye umva, ugomba gukira n'ako gahinda mu izina rya Yesu. Ugomba gukira ako gahinda, kuko Yesu afite urufunguzo rwo guhindura amateka ku buzima bwawe. Idata afite ubushobozi, afite ubutware bwo guhindura amateka mu mwanya mutoya. Mu byo ugomba kwibohoramo n'ako gahinda ugakire mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana yakurinze, Imana yakuzigamye, Imana yakwimanye, Imana yakugaburiye, Imana yakudekosi, yagukuye mu nzobe, igakura mu mpfu zikomeye. Ntigute dayimoni yaguteza guheranwa n'agahinda. Agahinda kica imitekerereze. Ntabwo ushobora gutekereza. Umuntu yafite agahinda ntashobora gutekereza neza. Umuntu ufite agahinda ntashobora gutekereza neza, ntibishoboka. Agahinda kaguteza umutwe, agenda kaguteza igifu, agenda kaguteza imishiha, agenda kaguteza kwiyahura, agenda kaguteza imyanzuro mibi. Nta gisubizo kizima kiva mu gahinda. Dore ahantu hava igisubizo kizima, ni ukwizera no kwiremamo ibyiringiro.
udasanzwe utizera, ntushaka kurangiza kwiga utizera, ntiwakora ubukwe utizera, ntiwacuruza utizera, ntiwakora mariage utizera, ntiwayobora utizera. Umuntu utizera ntashaka kuneza Imana n'abantu babanezeza. Ntushobora kuba udasanzwe, ntushaka kujya mu kindi cyuma cyo hejuru kwizera udafite kwizera. Nimba udafite kwizera nta hantu uri. Ndeba ngo usere kwizera, ibyo ujyamo byose gira kwizera, gendana n'Imana. Imana uyiruzi urayibona mu kwizera. Pita la sharabo, ntabwo Imana muturanye ariko turayibona mu kwizera. Mu kwizera ubone ko sikaduro, mu kwizera urafata ibyo abantu badafite, mu kwizera uracaho abandi bataciye, mu kwizera uricara ahandi baticaye, mu kwizera uraba kwifuza, mu kwizera uragera ahantu wikeneye, mu kwizera inzozi zawe uzazigeraho. Imyaka myinshi mu rusengero amateka atarahindutse, n'ubwoba no kutizera n'agahinda. Usigara uri umunyedini ariko umugisha wo mu gakiza ntawe ushobora kubona. Nepa droy, urahari cyangwa wasinziriye? Nimba utasinziriye shiraho ikiganza hanyuma dusenge. Yego ratangiye kubabona. Nimba utasinziriye shiraho ikiganza hanyuma dusenge. Ukwizera kwawe Imana iragukoreramo amateka ahinduke. Kwizera. Shitani gukabiriza, gusuzugura, shitani ikwishima hejuru, shitani ifunga imiryango. Shira kwizera. Ubwo buzima ugomba kubusohokamo. Umwuka w'Imana yambwiye ngo ugomba gusohoka muri ubwo buzima, ugomba kubusohokamo. Sinjye ubugusohoramo, ni Umuremyi wawe, wa wundi wakurinze imipanga, wa wundi wakurinze ipfu, wa wundi wakurinze amagisida, wa wundi wakurinze muri gereza, wa wundi wakurindiye mu ishyamba, wa irepa rekosika. Mugirira ikize nubwo hari ibigutsikame, nubwo hari ibyo watakaje. Elefoy rekosika ma, ongera ugire umwami wa Yesu ukwizera. Umukozi w'Imana ubari mu Burundi niwe afite urusengero, yaraje arambwira ngo nari nkiri umusore, arambwira ngo numara gukora ubukwe hashize amezi make Imana izaguhindura amateka, iguha akazi ujye muri misiyo. Ndikababwire mu abantu munkurikira, ntabwo tubabwira Imana tutabonye, tubabwira Imana twabonye. Imana ntabwo uzayibona igena n'amaguru. Imana izakoresha abakozi b'Imana, nubwo harimo n'ababipirata, nubwo harimo n'ababyangiza, nubwo harimo n'abesikoro, ariko nkubwire umenye ko hariho Imana, haracyariho abantu b'Imana, baracyahari. Mukozi w'Imana araza arambwira ngo Imana izaguha akazi nubwo wisuzugura, nubwo uvuga yuko nta mashuri menshi ufite. Imana izaguha akazi, iguhe na misiyo. Bekosi enemo. Ndamubwira ubwo ngubwo n'undi muntu ntabwo ari njyewe. Arambwira ngo Imana izaguha akazi. Nari nyiri umusore, arambwira Imana izakubakira, izagukora ubukwe bwiza, uzakora ubukwe muri etaje. Imana izaguha umukobwa wiza, Imana izahindura amateka yawe. Arambwira ngo niwizera Imana ukomeza gukiranuka no kubaha Imana, Imana izaguha akazi, ujye ugenda n'imodoka y'akazi. Arambwira ngo Imana izaguha akazi. Hari igihe Imana ikubwira ibintu, umuhanuza Imana ikamucamo akakubwira ibintu uri mu butayu, uri mu buzima budafite ishusho, nari ni mu buzima budafite ishusho, budafite icyerekezo. Arambwira ngo Imana izaguha abana beza, rela sharabo. Arambwira ngo abana bawe baziga. Reka nkubwire, ariko ambwira ikintu cyo ndavuga ni Uwiteka simbizi. Arambwira ngo Imana izaguha akazi, iguhe na misiyo. Ukuri birashoboka ko ari abantu duteranye babizi. Ibyo bintu yamanuriye hatabuze na kimwe, byarasohoye byose. Ariko kugira ngo bisohore ni ukwizera, ni ugukiranuka no kwizera. Ntushobora gusohoka muri ubwo buzima urimo budafite ishusho utizeye. Va muri ako gahinda
umenye ko Yesu atakiri mu mva yakuzukiye. Yesu ntiyazukiye abari mu ijuru, yazukiye wo kugira ngo ahindure ubuzima bwawe. Munsi turasengera mu ijambo kandi numvise umwuka w'Imana ngo Imana ishobora guhoza amarira. Hari abantu Imana ije guhoza. Ni ubutumwa umwuka w'Imana amaye ngo nzimbwira abantu ko hari abantu Imana ije guhoza. Hari abantu bagiye guhozwa amarira. Hari abantu Kristo agiye guhoza. Zaburi y'ijana ku murongo waho wa 3. Zaburi y'ijana ku murongo wa 3 hari ijambo rivuga ngo mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye, natwe turi abe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Imana ishimwe. Mwakire ijambo ry'Imana kwa bunyuma tugabangiza volume. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye, natwe turi abe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Ndagira ngo mbwire umuntu wese udukurikiye uri live, abantu maze kuhagera mwese, kandi abantu batangira kwandika bo gusengera ibyifuzo, batangira kwandika bahawe ikaze. Umuntu wese utangira kwandika ntabwo ijambo turaritindamo, ahubwo tugiye gusengera ibyifuzo, tugiye guhera ku gituma ubabaye. Mumenye neza yuko Uwiteka ari we waturemye, ari we Mana, niwe waturemye, natwe turabe. Ndagira ngo nkubwire wowe ubabaye, wowe ufite agahinda, wowe ufite umubabaro, wowe ufite ibikomere, wowe utari kubasha kuvuga bitewe n'ibibazo ufite, ntabwo wiremye, wararemwe. Nta n'uruhare wabigizemo kugira ngo uvuke, ntarwo. Nta n'umwana w'umuntu wabigizemo uruhare kugira ngo uvuke, ntawe. Nta n'uwabigizemo uruhare kugira ngo ubukiriho, ntawe. Ni Imana n'Umwana n'Umwuka Wera nibo bakikwimanye, nibo bakikurinze. Hanyuma umenye neza ko umuremyi wawe afite ubushobozi. Yesu afite ubushobozi. Uyu mwami wacu Yesu Kristo afite ubushobozi bwo guhindura amateka yawe agahinduka. Uyu mwami afite ubushobozi bwo gukiza umuntu igikomere afite kikamuvaho. Imana ishimwe. Uyu mwami afite ubushobozi bwo gufata agahinda ufite kakakuvaho. Ndashaka kuvuga ku bintu bimwe na bimwe bitera agahinda, hanyuma narangiye tugasenga. Buriya agahinda ntabwo gapfa kuza gusa. Oya, agahinda umuntu akagira bitewe nuko nyine hari ibyakazanye. Agahinda ka mbere umwuka w'Imana yamishuriye ni agahinda k'umuntu ubaye mu buzima, ibintu byose yabibona abibona arushe, nta nubwo abigeraho ngo bikunde. Ibyo apanze abademoni barabyica, bamara kubyica ukisegura agahinda. Reka nkubwire, Yesu akuzaniye imbabazi zo kugira ngo akwemerere winjire mu irembo ry'umugisha. Le palasha. Uyu mwami Yesu agira abantu imbabazi. Ako ni agahinda kamwe mu duhinda nabonye mu bantu bafite agahinda, ngo Yesu niwe uzi kuvura abantu agahinda. Agahinda ko kugenda ibintu byose byanga mu buzima bwawe.
byamara kwanga ukicara ukibaza ngo ariko se navutse nk'abandi, none se ni iki cyambayeho, naravumwe, none se ni ikihe kibazo kiri mu buzima bwanjye gituma ibintu byose ngerageze byanga? Abandi bafite amashimwe, abandi bafite aho bageze, abandi bafite ibyo bari kuvuga, ngiye ibintu byose byaranze. Ako gahinda nkubwiye ko nta muntu kavura, nta muganga wakuvura ku gahinda, n'ababyeyi ntibakakuvura. Agahinda ugira ibintu byose ukabigira, ariko ukabona biragucitse. Amafaranga ukayabona ukayaguza muri banki bakaguha, ariko ukabona arahiye. Ukajya mu kimotari ukabona biranze, ukajya mu kiganga ukabona biranze, ibintu byose ukabona biranze. Yesu akugiriye imbabazi, aje kuguhoza amarira ukurira, aje kuguhoza ako gahinda. Agahinda Yesu ajya avura abantu agahinda kagashira bene data. Agahinda ufite ako ninda akakumara. Umwuka w'Imana yambwiye nkubwire ngo ako gahinda ufite ijuru rigiye kugashakira igisubizo. Ijuru ryonyine niryo rigomba gushakira igisubizo cy'ako gahinda. Nabonye umuntu afite agahinda, abantu bafite agahinda, abantu bakora ibintu byose baranyirageje biranga. Urarira ufite agahinda ko mutima ku buryo urarana agahinda, uryama ukagaramukira mu kirere, isi ikagusiga. Umva Uwiteka numwemerera arakugirira imbabazi. Aba bantu ngiye kubasengera mu kanya. Ako gahinda ufite Yesu afite uburyo arabigenza, ashiremo inyorosho. Basi n'abatari yaza agushyiremo inyorosho mu izina rya Yesu. Agahinda ka kabiri nabonye umwuka w'Imana nyeretse, nabwiye ko nari kuvuga kuri cyigisho nigishije kuwa kangahe, kuwa mbere, ariko umwuka w'Imana yabihinduye. Yamwe ninze mbwira hano ngo hari Imana ikiza agahinda, inyereka n'agahinda. Buri agahinda ka mu byiciro. Nabonye ibyiciro by'agahinda ndumirwa. Yo agahinda kisha abantu. Agahinda ka kabiri nabonye ni agahinda k'abantu nabonaga barize, ariko bamaze kwiga. Dayimoni afatira diplome zabo, afatira ubumenyi bwabo, afatira amashuri yabo, arabafatira bugwate ibintu byose bakora. Mbese umuntu akabaho. Hari nabo nabonaga yaribagiwe ko yize. Numva ngo hari Imana igukije agahinda. Kuba utari gukora ngo byange suko utazi gukora, gusa hari ikintu umwuka w'Imana amishuriye ugomba gukosora. Ugomba gukosora, ugakosora umudemoni ukubwira ngo nta nzira zihari, byihorere, guma aho ngaho, wishaka akazi, wigerageza. Oya, ibyo bikosore, kubera ko ntabwo Imana nigutabara, umwami Yesu naza gutabara azakoresha abo uzagenda ugana, aho uzagera, aho uzakomanga, aho uzinjira, niho Yesu azakoresha. Hanyuma uramutse ute n'umudayimoni w'amaganya wo kuryama ukiyorosa, ukagumana ako gahinda kawe, ukaguma kwaho ntabwo bizabyakunda, naribagiye ibyo nize byararangiye, ukaguma ukiyorosa, wazapfira mu mashuka. Haguruka. Bibiliya iravuga abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora ibyo utwara. Haguruka mu izina rya Yesu. Utahagurutse, nimba Kristo akwemere guhaguruka, akubwiye ngo haguruka mu izina rya Yesu. Haguruka. Yesu ashoboye kuguhagurutsa muri icyo kibazo urimo, akaguhagurutsa. Agahinda
k'abantu bafite amadiplome harimo nabo nabonaga barize bari hanze ariko babuze icyerekezo. Ako ni agahinda ufite. Agahinda ka kabiri ka gatatu ni agahinda nabonye k'abantu bisanze nta babyeyi bafite, nta n'umuryango bafite, nta naho guhamagara, n'abakabagiriye neza bamera nk'abo bateye umugongo. Ako gahinda nabonye Yesu abo bantu Yesu abafata ngo ninjye mubyeyi wanyu. Yesu ni umubyeyi wawe. Pigene wasirimo Yesu Kristo ni umubyeyi wawe. Ntabwo yagusiga. Nubwo ubabajwe nuko uri wenyine, hari ikintu ukwiye kumenya. Hamaze gupfa abantu benshi ariko wowe Imana yarakuzigamye. Nubwo uri kuvuga ngo nkoze ubukwe ninde wabutaha, nubwo uvuga ngo n'ubundi nzishinje n'ubundi nkoze ubukwe wabutaha, ndagira ngo umenyeshe ko atari wowe wenyine ufite ibyo bibazo. Abo nabo Yesu abagira imbabazi, ariko bakosore. Ukosore kumva yuko impamvu bidakunda ari uko nta muryango ufite. Oya, impamvu bidakunda ni shitani wakubarayeho agushyiraho igihu, aragutwikira, akwibagiza abantu. Dayimoni aragufata akagushyiraho igihu, akagutwikira, akazana igishuka cy'umukara, akagutwikira mu bantu, abantu bakakwibagirwa. Ushobora kuba muri korari, dayimoni iragutwikira, agafata igihu agatwikira uri muri korari. Abaririmbyi ntibakumenye, perezida ntakumenye, visi ntakumenye, itorero ntirikumenye. Ukicwa n'agahinda. Yesu nakwibuka ubwo yambwiye ngo aje kugukiza agahinda, aje gushyiramo inyorosho mu gahinda, ugiye kubona igitangaza mu buzima bwawe. Iyo Yesu akwibutse agahinda arakagukiza. Imana ishimwe. Iyo akwibutse agahindura agakira, akuremera guseka neza. Reka nkubwire wowe uri mu mashuka agahinda kishe, Yesu ashoboye guhindura amateka. Le palasha enemo trefag. Yane nkubwiye ngo ntabwo wiremye, ni wakuremye. Ntiwiremye. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye, natwe turabe. Turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Kitonderwa, nta muntu wabigizemo uruhare kugira ngo uvuke. Turi ubwoko bw'Imana, turi intama turagiye, turi umutungo w'ijuru. Haleluya! Turi intama zo mu cyanya cye. Uwiteka ni umuremyi wawe, niwe uvuze, niwe uje gutegeka, niwe utegetse ngo ako gahinda ufite nikakuveho. Niwe ugiye gufata ikigutera agahinda akakegezayo, akazana ikizamura ibyishimo. Uwiteka nushobora gufata intebe y'agahinda iri mu mutima wawe, iri mu nzara, iri mu bwonko, iri ahantu hose, umutima warabyimbye kubera agahinda, ufite ikintu kimeze nk'icyo mutima wawe. Uwiteka niwe wenyine uje kukuvura icyo gikomere ufite. Aje gusohora ako gahinda kari muri wowe, atereke mu ibyishimo. Haleluya! Ele lopelasha. Ejo ntagarejo ni umunsi nakiriye umusore nasengeye, tusenga nari umusore, shitani ramuteje agahinda, yiyahuza ibitabi, yiyahuza ibiyoga, hajya mu bagore yarangiritse. Turamusenga nado turamusengera, yarasanze hano twagiye mu kirori. Nta nubwo nafashe umwanya mukemana ngo uyu ni wo munsi wo kugira ngo akirizwemo. Ijuru rimubwira amagambo atatu. Reka nkubwire, hari uwaguhindurira ubuzima, nta wundi ni Yesu. Yesu yaguhindura ubuzima. Yesu yakubwira ijambo rimwe rikaguhindurira ubuzima. Musora ijuru rimubwira ijambo rimwe ntamuzi,
ndataha mu gitondo aza kundeba ngo yicaye mu modoka ari kumwe na bagenzi be, ijambo rimwe Kristo yamubwiye rimubuza amahoro. Bagenzi bajyana mu kabari baramubwira ati nywa inzoga mwana, aravuga ati guhera uyu munsi sinongera kuzinywa. Yesu yakubwira ijambo ryaguhindurira ubuzima, agahinda ufite kagasohoka muri wowe, hakicaramo ibyishimo. Haleluya, Imana ishimwe. Namubonye ndatangara. Mu kazi niwe batangaho urugero, inshuti niwe batangaho urugero. Reka nkubwire, ushobora kugira agahinda, ukagira umubabaro, ugatakaza ibyiringiro, byaba na ngombwa ukajya kwiyahuza ibiyobyabwenge. Ndakubwire ngo ahura ukuca ntago ariho. Niba ufite agahinda, niba ubabaye, muri ibyo yaravuze ngo niba urushe, niba uremerewe, bibwire Yesu. Niwe nshuti yonyine ihebuje, nta yindi wabona imeze nkayo. Umusore uyu munsi yaje kundeba, yabaye umupapa, yakoze mariage, ndamureba ndatangara. Muheruka icyo gihe sa kundeba yambaye impeta, asa neza, arambwira ati mukozi w'Imana, kuva wa munsi Yesu yampinduriye ubuzima, Yesu yampinduriye amateka, nanjye narubatse, nabaye umupapa. Reka nkubwire nshuti nkurikiye, hari Yesu Kristo, uyu mwami wawe yakubwira ijambo rikaguhindura ubuzima. Ninde wakumara agahinda ufite? Ninde wakumara umubabaro umutima ufite? Ubuzima bwarahindutse, afite abana babiri ameze neza. Reka nkubwire, arifite akazi keza. Hehe n'ibigare, hehe n'inzoga, hehe n'itabi, hehe. Umva, Yesu ashobora gufata agahinda. Hari abantu benshi bagira umubabaro bitewe n'ibibazo bahuye nabyo, bitewe n'intambara bagize, bakirwanirira. Ugasanga umuntu arirwaniriye, ugasanga umuntu yicira inzira, ugasanga kugira ngo usinzire, ugasanga ugiye mu kabari, ugasanga ugiye mu biyobyabwenge, ugiye kwiyangiza kugira ngo ubone ibitutsi. Reka nkubwize ukuri, ntabwo n'ubundi, ntabwo uba ukize, ahubwo uba wiyishe kabiri. Ubugize ubwo ufite ukiyongeraho urundi. Aba bantu Yesu aje kugushyiramo inyoroso, uri ipfubyi pe, ntaho guhamagara hari, ariko uhamagara Yesu azarebe. Ubundi umuntu wamuhamagara agakumarira iki? Umuntu ijuru itamukoresheje nta kintu yakumarira. Umuntu ni umuntu, umuntu arahinduka. Umuntu agushima ukize, waba ukenya akagenda. Umuntu ni umuntu, arahinduka. Yesu niwe wenyine utazaguhindukana. Nshuti yanjye, ntukiri gukomeretsa n'abantu ngo abantu gukomeretse. Ntukikorere umuntu kuko ni umuntu. Yesu niwe wenyine udahinduka. Nkwifurije kwisunga Yesu. Yesu Kristo yaguhindura ubuzima. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mbwire umuntu w'ipfubyi, mubwire ngo va mu gahinda. Yesu aje kuvana mu gahinda, aje kukuzanira inyorosho idasanzwe, agiye gushakira inzira. Uzubaka, uzashingirwa, uzakomera, uzatwara imodoka, uzagira agaciro, kandi n'ijuru uzaribona. Va muri icyo cyumba wari urimo mu izina rya Yesu. Undi muntu nabonye ufite agahinda kenshi, wa kane, ni umuntu ngo wabenzwe na fiyanse we. Fiyanse wangu yarakubenze. Umva nkubwire, siwe muherezi, siwe fura, mu ijuru haracyari abandi bana. Umuntu yarakwanga we, ukarara udasinziriye, niwe wenyine Imana yaremye. Ariko muri iyi si y'Imana, ko nta muntu waremye isi, ari Imana yaremye isi, harimo abahungu bangana iki,
hari nk'abakobwa bangana iki, umuntu arakwanga ukarara utariye nturye ntunywa amazi ngo ushiri yakwanze usenga ngo umuntu arakwanze. Wari uzi ko igihe umuntu akwanze ari Imana ibigizemo uruhare? Uzi ko umuntu ashaka kukwanga Imana igucirije umwaka, igucirije umujura, igucirije wari kuza kubita amacupa mu mutwe, igucirije umusinzi, igucirije gupfakara, ngo umuntu arakwanze we have sigaho ukarira ukarirwa n'umuntu arakwanze ngo shira arakwanze. Niwe frase ifura ziriho, niwe wenyine, niwe muhenezi se, niwe nyandwi se, niwe nyaminani se? Oya, papa afite abantu, papa aracyafite abahungu, data aracyafite abakobwa. Ibyo bikumenera amavuta, ibyo bituma urarurira we va muri ayo mashuka uri kuriramo, ngo niyitaba telefone, ngo nturya ntusinzira, ngo nuhumeka nk'uko uraheze mu izina rya Yesu. Imana ifite reka mbwira abantu, mbwira aba bantu banyumve neza. Iyo ufite amasezerano ku mukunzi wawe, kuri fiance wawe, Imana yaraguhaye amasezerano, ukaba ufite amasezerano waravuganye n'Imana ko uwo muntu muzabana azakubera umutware cyangwa azakubera umudamu, wowe ugahagarara mu mwanya wawe ntuve mu masezerano yawe. Wa wundi akagira akavuga ati ndabona ntacyo ufite, ndabona nta faranga ufite, ndabona nta mashuri ufite, ndabona nta miryango ufite, ndabona akagira akavuga ati ntabwo bigikunze, ndabona udasa neza, ndabona udateye neza. Hari ibintu byinshi bisigaye bigezweho akakujugunya ufite amasezerano, nawe yarayabyiwe akagenda. Umva icyo Imana ikora ucyandike. Ijuru rifata ya masezerano yawe nawe, amasezerano yawe rirayafata rikayaterura, data arayafata akayaterura akayashyira Mariya cyangwa se akayashyira Yosefu cyangwa se akayashyira uwashaka, rirayafata rikayashyira undi mukobwa cyangwa se rikayashyira undi musore. Icyo Imana yakuvuzeho iyo uhagaze mu isezerano ntigihe undi ukabona akanganya urwara, kandi iyo abivuyemo Imana ntizana uri hasi. Bibiri ngo nzabagira imitwe sinzabagira imirizo. Iyo abivuyemo Imana izana umurenze, izana ndazi ikiri kuvuga, nabona abantu bandika bango uko nukuri. Imana itizana umurenze uwatapfundura n'udushumi ko ku nkweto, hanyuma urarurira uvuye ngo ugiye kwiyahura. Rega nzo umukobwa wiyahuye ngo umuhungu yamwanze, urarurira ngo basi ngo ngiye kuba umutimfe. Urapfa se ni wiyahura ntararya ifirite ararya akanyama. Ahubwo vuga ngo ahari Imana wasanga indinze kuzaka gatanya maze amezi 2, reka nsenge siwe mfurasi nawe muherezi. Imana iracyafite abahungu n'abakobwa, izandemera fiyanse uri murenze. Abantu bazi Imana yabo bazakumira. Nimba waravuganye n'Imana ko Imana izaguha urugo rwiza rw'umugisha, ni kuki wararizwa n'umuntu? Ijuru ryamenga ku gahinda, iyo ni massage ijuru gukoreye di. Vuga ngo niri gukuremo icyo gihe, icyo gikomera ufite. Hanyuma rero byaba nka 2 cyangwa 3 ugahita ubyita ngo karande, ngo abazimu, ngo iwacu nawe ushaka, ngo nuko nzapfa, ngo n'ubundi twese usazi yaho nga uwo ubwaho ukaburiroze. Imana yarakuremye ni wiremye. Imana ifite umugambi mwiza kukubakira. Nimba baranakuroze, kuko hari abo baroze ndi kubona, izo nzingo bakuroze zigomba gucika, amateka agahinduka. Umugabo arakujugunya cyangwa umugore arakujugunya, Imana ikakuzanira uko umurenze.
ako gahinda nako data yambwiye ngo aje kugakiza abantu. Ako ni kenshi kari mu rubyiruko ku buryo abanasengamo iyo bimubayeho ajya kwiyahuza ibiyobyabwenge. Ako gahinda kavane mu buzima bwawe, ukomeze imihigo, ukomeze urugendo watangiye. Kandi kugira ngo ugakire, ibintu byose bituma umuntu, ndaje nkubwira ikintu gituma umuntu agira amahoro. Ntago ari ibintu byinshi. Ikintu gituma umuntu agira amahoro ni ikintu kimwe, ni imbabazi. Nta kindi. Ikintu cyaguhesha amahoro muri ibyo bikomere ufite, muri abakwanze, muri ibyo bintu byose byaguteye agahinda, ikintu cyabikaseninga kikabihanagura muri wowe, ni uko urafata ikintu cyaguteje agahinda ukakibabarira. Uko byamera kose ni abantu, Satani yaciye mu bantu, nawe ufite ibikomere, ariko ikintu cyaguhindura ubuzima muri kano kanya, ubuzima bwawe bugahinduka, ni imbabazi. Kugira ngo rero agahinda gashyire mu buzima bwawe, babarira. Ngiki ikintu gituma gatanya zuzura mu gihugu cyacu, ntimujye ngo ni ibintu byinshi, ni akantu kamwe, imbabazi. Umugore n'umugabo barasezana, akavuga ati, bakajya mu murenge bakarahira, bakabigisha, abashumba bakabarahiza, bakatuzatandukanywa n'urupfu cyangwa kuri sagarutse. Dayimoni ikabatwara ikintu kimwe, imbabazi. Akantu kamwe, imbabazi. Igutwara imbabazi, itwara abantu imbabazi bakicana, itwara abantu imbabazi bakarogana, itwara abantu imbabazi bakajyana insika, itwara abantu imbabazi bagahigana, itwara abantu imbabazi ntibongeye gusurana. Ikintu cyitwa imbabazi, iyo gishitani ikigutwaye, igisimbuza agahinda. Itwara abantu imbabazi bakibajyana imiryango ikangana, bavuziza imbabazi. Buri muntu wese dayimoni ikamuteza ubwibone bwo kwihagararaho, kavuga ati, ntabwo nzagusaba imbabazi. Undati nanjye ntazo nzagusaba, undati nanjye ntazo nzagusaba. Mu gitondo ukajya muri kiliziya, ni wowe rutare rwanjye, wahamba nati gute utababarira. Wahamba nati utababarira. Ni wowe rutare rwanjye, utababarira. Ikintu ukeneye cyaguhindura ubuzima byihuse, cyatuma ugira amahoro ntusaze imburagihe, ni imbabazi. Ndakwifuriza kuko wakira agaseke gapfundikiye k'umugisha kitwa imbabazi mu buzima bwawe. Turaziririmba ariko ntabwo tuzigira. Uramutse ufite imbabazi, ntabwo wahora mu manza n'umudamu wawe muhora mushwana, jugucu kumushwana, imiryango yateranya abantu baje kubunga, umuryango wahuriye. Reka ufite imbabazi, ibyo ntibibaho. Nta muntu umuca mu ijisho. Mugaravuga ati, kirahora wakimenye, ejo amenye ikindi, ejo numenye ikindi, sheri imbabarira. Kuri kose mbaruga apfuka amati imbabarira. Fini. Ibyo tuzabigarukaho, ariko mu bitera agahinda ibyo birimo. Uzabisanga uzasanga mu gitabo cy'imigani ibice 15, uzahere ku murongo wa mbere. Haranditse ngo gusubizanya neza bihosha uburakari. Ntushobora gusubizanya neza udafite imbabazi mu mutima wawe, ntibishoboka, ntago byashoboka. Uzuduhinda abantu babafite mu murimo w'Imana baririmbana, abantu bafite agahinda, abantu basengana bafite agahinda. Yesu agukiza agahinda. Ako gahinda k'abafiyanse kavuyeho, kandi kajemo n'imbabazi, kugira ngo umuntu wakwanze yariye ibyawe. Nigeze nsenye umwana w'umukobwa yagize umufiyanse, umukobwa rwose umufiyanse, umukobwa gura umuhungu imodoka yindi itwara imicanga, ikimodoka ngajya bahita muri bakita ngo ni maribeni, arakimugurira, abo bakinzu bafatanya. Urumva ko umwana amushe ibintu byinshi cyane, abimushoraho byose. Ubundi umuhungu amaze kwifatisha, numva nta hantu byanditse, nta hantu bagiye, yaramwizeye. Namwe murizera, Bibiliya avuga ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe.
akuwiringira umuntu ugafata amafaranga ukayamuha ngo ni sheri ariko shawe abantu Bibiliya ngo uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Mwana fata note zose arahereza umuhungu agura ibeni bubaka inzu amaze kuzuza umuhungu aravuga ati sore wihangane gahunda yo gukumuzanya nawe nta igihari nasanze bitakunda. Ibeni imodoka yanjye ati imodoka wewe waguze imodoka ryari ati inzu twubatse wubatse inzu ryari. Umuhungu aramuhinduka umwana aza gusenga Imana yacu ihora ihoze. Ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 61 ku murongo wa 2 hari ijambo rivuga ngo kandi yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi n'umunsi Imana yacu izahoramo inzigo no guhoza abarira bose. Imana yigira inzigo mwene umuntu nk'ugwemukira impamvu ukwiye kubabarira umuntu. Imana iyo umuhabariye Imana iramukurikirana. Mu gihugu cyacu haba ribu ariko no mu ijuru hari ribu ihari ikurikirana abanyabyaha n'abanyamafuti nk'abo. Iyo umubabariye umukobwa aramubabariye aramwihorera ati okay inzu ntitwayiteranyije urayitwaye imodoka ntitwati ntuzunye no kumubagara aza hano turi gusenga ukaba mumwihorere mubabare mwihorere nzakwereka. Imodoka aragenda afata icyo bita rambere kuyishura rambere iramunanira imodoka barayifatira barayimwambura ubwo aracyayifite. Arongera afata ideni muri banki agwatiriza inzu y'amafaranga yafashe barayamwiba inzu nayo bayiteza cyamunara ubwo aracyabifite. Hashize iminsi aramuhamagara ati sheri umwana we aracyari mu kazi naramubwiye ngo Imana yatumye ugira birane amafaranga izagucira inzira izarema andi mashimwe. Ni Imana igira inzira yo bari umuntu Imana irakubaka. Hari ijambo nasenga ngo nzakubaka nawe uzaba wubakitse. Hari ijya umuntu agusenya akagusenya ariko dufite Imana igitwubaka. Iyo umuntu yagusenye utafite imbabazi muri wowe urakomereka ndetse ukawakiyahura. Ariko ngubwire wowe wasenywe wowe ufite umubabaro ufite agahinda bitewe n'abagusenye hari Imana yakubaka muri aya materaniro. Imana ifite ubushobozi bwo kubaka amateka agahinduka. Data ajya yubaka umuntu amateka agahinduka. Ni ubyizeye uhereza Imana icyubahiro. Yesu ajya yubaka umuntu Kristo arakubaka ubuzima bugahinduka. Kristo arakubaka. Umwana w'umukobwa aramwihorera mu kazi baramuzamura arakora akazi adepoza ku mwanya kujya gukorera hanze. Umwana w'umukobwa baramufata abona akazi ko kujya gukorera hanze. Imana izakuvura ibikomere uwakwanza kwirukankeho ibyuya bibiri akwifuze. Umwana w'umukobwa aramubwira ati wariye nayo wihangana. Umwana w'umukobwa akora ubukwe ubari hanze wa wundi yabaye nk'umusazi. Imigisha ibintu wavanye mu bujura ibyo wavanye mu bwesikoro ibyo wavanye mu gutuburira abantu ntibizaramba ntabwo birama. Ndabwira abafiyanse umuntu wese wakomerekejwe n'uwo yakundaga ngo Imana ije kukuvura igikomere yambwiye ngo uwagukomerekeje siwe fura siwe muherezi siwe nyaminani ntabwo ari we wenyine. Imana iracyafite abahungu n'abakobwa ije kugushumbusha kandi izakuremera urenze uwo wakwanze kandi ije bitunguranye. Agahinda kandi umwuka w'Imana nyeretse ni agahinda k'abantu bafite amadeni. Isi ifite amadeni
kuko ntabwo nabonye amadeni, sinabonye amadeni mu gihugu cyacu gusa. Abantu bafite amadeni hahandi umuntu atasinzira. Tubona umuntu agenda mu modoka muri V8 ariko ibiri muri V8 atabasha kubisobanura. Abantu bafite amadeni hahandi umuntu agenda yiganiriza. Abantu bafite amadeni hahandi umuntu yibaza ngo ubuzima n'ubwo tukakubona ubyibushye usa neza umeze neza, ariko amadeni yaraguteje agahinda, nta byiringiro, nta mana muri wowe, nta munezero. Umwuka w'Imana yamwe ngo nimuhungire mu masengesho. Iyo ugeze mu masengesho uhabona nzayimana. Haleluya! Jya mu masengesho, ihungira mu nzu y'Imana. Yesu yishura amadeni. Yishura amadeni aciye mu nzira ngiye kubwira. Nabonye abantu bafite agahinda k'amadeni hahandi umuntu kurya bimunanira. Nabonye abantu bafite amadeni hahandi umuntu ararakanuye, hahandi umuntu yumva yava mu gihugu arimo akajya mu kindi kubera amadeni. Umwuka w'Imana arama ngo gahinda ufite k'amadeni umeze nk'aho isi yakuguyeho. Abantu bafite amadeni noneho abishyuza, umwishyuza, abishyuza banke, abishyuza barabajengereje. Hahandi umuntu yitaba telefoni nk'eshanu ku munsi yitaba elepayi. Ijuru ryambwiye ngo ni Yesu wenyine umuremyi wawe wakurengera akakurengera, naho ubundi izuba ryakurengeyeho, ariko Yesu aje kukurengera. Ijuru ryama nkubwire ngo uhumure, isunga umukiza ukomeye, wisunge Yesu wenyine. Afite inzira nyinshi yacamo. Naho iwawe mu rugo iwawe hatoboka zahabu neza neza, inzu yakiyasa cyangwa amarembo akiyasa, mu irembo hakiyasa hakazamuka zahabu. Hanyuma aravuze ngo ntibyashoboka. Soma ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana, mujye musoma ijambo ry'Imana, wumve iki ijambo ry'Imana rivuga ku muntu. Imana niyo yonyine ishobora guca inzira ahatari inzira. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 31 ku murongo wa 11, musubize uyu muntu uvuze ngo ibyo ntibishoboka. Hari ijambo rivuga ngo, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 31 ku murongo wa 11, hari ijambo rivuga ngo nk'uko ubutaka bumera umumero kandi nk'uko umurima umeramo imbuto zuhinzwemo, niko umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Amen. Imana ifite ubushobozi, ifite ubutware bwo kukumereza muri iryo deni lopere sharaboy, ikakumereza umumero. Dayimoni n'abaguhanze amaso bose bagafatwa n'ikimwaro. Data afite ubushobozi bwo kukumereza ishimwe. Bibiliya ivuze ngo nk'uko ubutaka bumera umumero. Umumero ni ijambo rituruka ku ijambo ry'Ikinyarwanda ryitwa kimeza. Ikintu kimejeje nta muntu wagiteye. Mu rugo iwawe muri jaride yawe ushaka kuhasanga ahantu hameze dodo, hameze urunyanya, mu murima wahasanga hari ibintu byahameze. Mu bantu bafite amazu ugasanga inzu hari ahantu hameze ikintu. Bibiliya ngo uko ubutaka bumera umumero, nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwe. Iyo dutera imyaka ntabwo tuba tuzi nimba munsi harimo inzirye, ntabwo tuba tuzi nimba hari nk'ibisimba, nta jomero uba ufite. Utera imyaka ukajya kuryama. Ni Imana irinda. Ole parasha, ni Imana irinda imyaka. Iyo uteye ibirayi ugatera imyaka yakaboza, ubundi ikintu kiguye mu butaka kimwe cyakaboza, ariko kuki utera imyaka ikamera? Ni Imana imeza iyo wateye. Reka mbwira abantu mutuye ku isi, Imana itamejeje iyo twateye. Ni impamo y'Imana abantu mwakicwa n'inzara. Murarema ariko nta warema ibyo kurya. Wabirema ute? Mukora ubushakashatsi, abanyabwenge mukora ubushakashatsi, abatubuzi muratubura, ariko nawe watubura utuburira mu itaka, ntiwatuburira mu kirere. Ni Kristo wenyine. Haleluya, haleluya.
Mana ishimwe, ni Kristo wenyine ufite imbaraga, ufite ubutware, ufite ubushobozi, repi ubasha kumeza ibiri mu butaka. Nta muntu n'umwe warema wameza, Yesu niwe ushobora kumeza. Icyo ngicyo cyo tucyemeranyweho. Ijuru rivuze ngo ibintu byose, ijuru rivuze ngo ubutaka ndabuhumanyije. Imana ivuze ngo ubutaka bwo mu isi ndabuhumanyije. Abantu ntawamara ukwezi. Abantu baramye. Ibyo masitoke byashira, ibyo mwitegereje gashira, byamara gushira, abantu bose bapfa. Imeruka ya ibyonyine, ubutaka bwonyine Imana ifunzemo umweru, ikavuga ngo mgambuye kwera, ikagambura kwera, isi yarimbuka nta muntu urwanya. Icyo kimenye. Ibyo kurya byashira, byamara gushira, abantu bagitwa n'inzara bagapfa ngo sinaje n'umusigara. Biravuze nk'uko ubutaka bumera umumero, nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, ni ku Mwami Imana izameza number 1 gukiranuka, icya kabiri ishimwe imbere y'amahanga yose. Akiri humure rigukiza agahinda ufite, ngo ibideni ngo ni byinshi, ngo ndasebye, ngo ibyanjye biragiye, kandi Yesu afite ubumero. Niko Imana izameza. Ndimo numvishwe ngo hari abantu Imana imereje ubumero. Lebine kosi ahuko higa imihigo y'ibyo uzakorera Imana, kuko Kristo aje gukomereza ubumero muri iri teraniro. Kristo wakuzanye kuri yicano gusengarwa aje gukomereza ubumero. Soka muri ako gahinda, lele wasana mandore pa, Yesu aje gukomereza ubumero. Ni ubasha kumeza ubumero, amateka y'umuntu agahinduka. Ngo ni ku Mwami Imana izameza gukiranuka nishimwe imbere y'amahanga. Amahanga Bibiliya ivuga ni abantu baguhanze amaso. Bantu munkurikije inshuti z'Imana, inshuti z'umusaraba. Iyo umuntu afite ikibazo, iyo umuntu afite amadeni, iyo umuntu yahombye, iyo umuntu hari ibintu byamugwiririye, aba afite amahanga. Inshuti yanjye, ubu ufite amahanga aruta abafana baje mu bukwe kurebera. Iyo umuntu yahuye n'ikiza cy'ubukene, waruzwi, wari umukire, wari umuntu ukomeye, ugahomba, uba ufite amahanga ari kukurebera aruta abantu batashye ubukwe. Abarara bakuririmba, abarara bakunegura, abavuga ngo nguri yarahise, abavuga ngo tuzaba tureba, abavuga ngo byaramucanze, abavuga ngo yarasaze. Abantu baravuga, abandi bakakuvaho, ariko hashimwe Yesu ujya umeze. Hari igihe rero bavuga waramenye Imana, ndakwifuriza gukunda Yesu. Hari igihe bakuvuga waramenye Yesu. Yesu yarahisha ahantu ubumero, agafata akabushyira ahantu muri korodoro, akabuhisha ahantu, akabanza akakureka bakavuga, akabanza akakureka bakakunegura, akabanza akareka bakaguseka, akabanza akareka bakagutaramiraho. Yarangiza nyirijuru ufite ubumero, ene wasikalo, akazana ubumero akakumereza. Uyu Yesu ameza ubumero bw'urugo, ugakora mariage, ameza ubumero bw'ishuri ukiga, ameza ubumero ukishyura amadeni, ameza ubumero bw'ibyangombwa, afite ubumero. Yesu niwe umeza wenyine mu buzima busanzwe. Ari ubutaka niwe utuma ibintu bimera, ari n'uburyo mutarebesha amaso n'umeza. Wajya kurangura mu Bushinwa bakakwira bakakwiba, ariko arakumereza. Yo vuga ngo hari abantu amejeje we, hari abantu amereje we, hari abantu amereje. Imana ikumereze. Unimara umuntu mwicaye mukwe mu kiganiro ngo akira ubumero bw'Imana. Yesu ajya tumereza, amateka agahinduka. Reka bwira umuntu nkurikiye, mubwire ngo amaboko y'Imana ni magari, amaboko y'Imana afite ubushobozi. Imana ifite kumeza lekosinimo erepa. Ndatangariza amajwi y'abadayimoni akubwira ngo ikiza nuko wakiyahura, kuko aya madeni ufite ntuzayakira. Niwiyahure, Yesu afite ubumero. Niba ubona washiriwe, ugenda ubwira umuntu ngo mnashiriwe rwose, nta mafaranga afite yo kwishyura, ariko uhumura, igihe Yesu azazira, igihe Imana izacira inzira, nzakwishyura.
kwanza agasuzuguro k'abadayimoni bagutera ubwoba bakwihebesha. Yesu aje kumeza abo ni abacuruzi, abantu bakora bizinesi. Shitani yagiye mu byabo ashyiramo inyatsi, baterwa n'agahinda. Ijuru ryambwiye ngo rije gukiza abantu agahinda, nirirangiza ribamereza amashimwe. Abandi umwuka w'Imana nyine bafite agahinda ni abakozi b'Imana, abashumba, abakozi b'Imana, abatambyi, abahanuzi, abavuga butumwa, abinginzi. Hari abantu bafite agahinda kubera yuko babonaga umugati babikuye mu nzu y'Imana. Bamwe barirukanwa, abandi bajya hanze, abandi babasaza. Mbese ubuzima buranga. Ijuru ryambwiye ngo ribamereje umumero. Ni ijuru rikumereje umumero. Nimba warakoreye Imana utarakoreye ryangombe, ndakumenyesha yuko ugiye kubona igitangaza mu buzima bwawe. Nimba nimba waravugiye Imana, nimba wari Imana wahamije, nimba ari Imana wakoreye, jya mu cyumba cyawe uvuge ngo Mwami ngushimiye yuko unkijije aka gahinda, umereje ubumero. Wakirira ishimwe uryakire kuko rigeze mu ijuru. Tapini enima lo shalabiri yakosika tro ereforia man ni wesi rikoria man. Agahinda kari kakwishe hahandi nabonaga abantu bari kugwa. Ryako warakoreye Imana ugahera mu myaka 15 ukorera Imana, wajya mu myaka 60 ukagwa. Ibyo wakoreye Imana byose bikaba zero, ukagwa ukajya mu nzoga ukirwanirira. Shuti yanjye, abo wabwirije, abo wasengeye, abo wabatije, yo ntugatukisha Imana. Imana izakubeshaho. Ola shakala boriyama. Ako gahinda ufite k'abana, ako gahinda ufite k'umuryango, ako gahinda ufite, Yesu aje kukagukiza. Ndagira ngo dusenge. Uyu mwami w'abami aje kuvura abantu agahinda muri amateraniro. Biende wasika labo erefo. Yesu najya avura abantu agahinda, amateka agahinduka. Bakundwa bene data, nshuti z'umusaraba nkurikiye, ikigutera agahinda kirahari, ibikubujije amahoro birahari, ariko Yesu akuvura agahinda. Ni benshi nabonye, hari abantu bafite agahinda k'ibyangombwa babuze, hari abantu nabonye bashaka bakora ubukwe, abatwara bamwe bari hanze, abandi bari muri Afurika, guhura byaranze. Ufite agahinda kuko umugabo wamutabana, ufite agahinda yuko ujye gusara utabyaye, wabuze icyerekezo. Yesu ajye gushakira inzira umusange agukiza agahinda. Ishimwe mu izina rya Yesu. Hano afite agahinda ko kubura urubyaro, barivuje biranga, bagiye hanze biranga, baratekenetse biranga. Yesu aje gukiza agahinda, nawe uheke nk'abandi. Lole po enemando dre shalakita raboy. Ese ufite agahinda, Yesu nagukiza agahinda ufite mu izina rya Yesu. Ako gahinda ufite, Yesu nakagukiza. Bakundwa bene data, mu nkurikiye nshuti z'umusaraba, Yesu nagukiza agahinda. Ndagira ngo twinjire mu gusengera ibi byifuzo. Ubwo mvuzeho bice, akandi gahinda nabonye ni abana n'abasore nabonye bakuze, ariko Satani yatoboye imifuka yabo, abafata bugwate, nta kintu bakora ngo bikunde, bibaza kuntu bazashaka byarabayobeye. Ako gahinda Yesu aza gukiza. Ko nta gahinda utakivuza, ko nta gahinda utabona icyo gukuraho.
ariko Kristo ashoboye byose. Leresha anobe erefoyi, Yesu ashoboye byose. Reka nkubwire, ijuru rigiye kukurengera, ijuru rigiye gutabara. Mu kiganza cyawe harimo byose, umutima wanjye wifuza. Mu kiganza cyawe harimo byose, umutima wanjye wifuza. Mu kiganza cyawe harimo byose, umutima wanjye wifuza. Mu kiganza cyawe harimo byose. Mu kiganza cyawe harimo amahoro, harimo byose. Ola sharabu. Mu kiganza cyawe harimo ubugingo, harimo byose. Mu kiganza cyawe harimo umugisha, harimo byose. Mu kiganza cyawe harimo byose, umutima wanjye wifuza. Rolela sharamo. Mu kiganza cyawe mana we, mana yanjye, mu kiganza cyawe harimo imikorere. Mu kiganza cyawe harimo byose, umutima wanjye wifuza. Mu kiganza cyawe mana we harimo umwuka wera, arira farasharamu. Mu kiganza cyawe harimo amahoro. Mu kiganza cyawe harimo byose, umutima wanjye wifuza. Akandi gahinda nabonye abantu mucyandika ibyifuzo, ni agahinda nabonye k'ababyeyi. Hari ababyeyi nabonye bafite agahinda kenshi, numva ngo ako gahinda data agiye kugashakira igisubizo. Hari ababyeyi bafite agahinda k'abana babo, nabonye ababyeyi bafite agahinda. Mw'abana umwe buriya ababyeyi bagira agahinda, ariko cyane ababyeyi ba mama, abapapa bo hari igihe ugeraho ugahita uvuga ati uko byamera kose izamurengera. Agahinda k'ababyeyi, umubyeyi agira agahinda iyo yibutse igise yagiyeho, iyo yibutse ibitaro yagiyemo, yabona akabona umwana akubise imyaka 40, akabona afite umusore ukubise imyaka 40 atarashaka, akabona afite umusore ufite imyaka 40 nta kazi agira, nta mikorere afite, nta cyerekezo, yirirwa aryamye. Uyu mubyeyi nabonaga afite agahinda kanini cyane, kuvuga bikamunanira karara. Nabonaga ari ababyeyi baryamye bagaranya kibazo ngo ariko ibi ni ibiki.
numva ngo hariho Imana ije gukiza agahinda ikarema igisubizo. Dufite Imana ishobora kurema igisubizo mu buzima bwawe. Imana yacu ifite ubutware bwo kuba yarema igisubizo mu mibereho yawe, amateka yawe agahinduka. Imana data yarema ubutware, yarema. Nabonaga ababyeyi b'amama mu mwami wantabaye, nabonye ababyeyi babajwe n'abana b'abakobwa rakosinimo erefayi, bakibaza bikaba ngo umwana wanjye hamaze kugira imyaka 40, maze imyaka 35, ntagishatse. Umwuka w'Imana nawe ngo aramunkubwire ngo wa mubyeyi we, shitse umutima mu nda utuze, ntabwo uri mwana yiremye. Yesu amushaka igisubizo. Ntabwo abarozi barusha Imana imbaraga, ntabwo abapfumu barusha Imana imbaraga. Yesu niwe number 1. Yesu niwe uza ku mwanya wa mbere. Abana elele pala shalabo, aba babyeyi umwuka w'Imana yamwe nkubwire ngo ukupa kuba wubaha Imana uzaterura igiseke, amateka azahinduka. Imana izakuvura ibikomere, nawe uzavuga ijambo mu ruhame, nawe hari icyo uzavugira imbere. Imbaraga zaguhagurukiye, abarozi baguhagurukiye, bagahagurukira umuryango wawe, bagahagurukira imikorere, bagahagurukira iterambere, bagahagurukira icyerekezo cyawe. Lela sharabo, ijuru rije kukuvanaho ibyagutsikamiye, kuko hariho Imana yagukiza ibyagutsikamiye. Mu kiganza cy'Imana hari Imana ikikiza umuntu ibikomere. Ako gahinda ugomba kugakira. Ola koshagre, mu bintu ugomba gukira muri uyu munsi wo kwibohora, mu bintu ugomba gukira nshuti yanjye, umva, ugomba gukira n'ako gahinda mu izina rya Yesu. Ugomba gukira ku gahinda, kuko Yesu afite urufunguzo rwo guhindura amateka ku buzima bwawe. Idata afite ubushobozi, afite ubutware bwo guhindura amateka mu mwanya mutoya, mu byo ugomba kwibohoramo. N'ako gahinda ugakire mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana yakurinze, Imana yakuzigamye, Imana yakwimanye, Imana yakugaburiye, Imana yakudekosi, yagukuye mu nzobe igakura mu mpfu zikomeye. Ntigute dayimoni yaguteza guheranwa n'agahinda. Agahinda kica imitekerereze. Ntabwo ushobora gutekereza. Umuntu yafite agahinda ntashobora gutekereza neza. Umuntu ufite agahinda ntashobora gutekereza neza, ntibishoboka. Agahinda kaguteza umutwe, agahinda kaguteza igifu, agahinda kaguteza imishiha, agahinda kaguteza kwiyahura, agahinda kaguteza imyanzuro mibi. Nta gisubizo kizima kiva mu gahinda. Dore ahantu hava igisubizo kizima ni ukwizera no kwiremamo ibyiringiro. Niho honyine umuntu wizera akiremamo ibyiringiro abasha kugera ku gisubizo kizima. Ntushobora kuba intwari ufite ku gahinda, kugira ngo ugere ku masezerano yawe, kugira ngo ugere ku mugambi w'Imana, kugira ngo ugere ku cy'Imana avanye nawe. Hamba agahinda ugasimbuza ibyiringiro. Umenye ngo Yesu afite Yesu afite ubutware, Yesu afite ubushobozi, Yesu afite guhindura. Witega ubwoba n'iminsi n'ibihe, kuko iminsi n'ibihe biri mu kiganza cy'Imana. Niko abaririmbyi baririmbye, niko umuririmbyi yaririmbye avuga ngo mu kiganza cyawe harimo byose. Twamubonye Imana imuhindura amateka, tubona yurinde yagiye hanze. Yesu afite ibintu byose mu kiganza. Wowe ibyo utareba Yesu arabiruzi. Aho udatuye Yesu arahagutuje. Nubwo uri mu buzima, ariko uri mu buzima Yesu afite ahantu yagutuje. Reka mbwira abantu bafite amasezerano, uzi ko umuntu aba mu buzima bubi, ariko mu buryo bw'umwuka Yesu afite ahantu yagutuje. Uzi ko Dawidi yabaye mu ishyamba, ariko Yesu yaramutuje ibwami. Ubuzima ubayemo, ubucakara ubayemo, ibikomere ufite mu buryo bw'umwuka sihuri.
iyo rero udafite kwizera, iyo udafite ibyiringiro, shitani ntabwo ajya atwara amasezerano mw'abantu, ariko shitani atinza amasezerano. Bibiliya irambwiye ngo abanyabwoba n'abatizera bazajya mu nyanja yakubu n'amazuku. Umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Umuntu utizera ntabwo Imana yamuhindura ubuzima. Umuntu utizera nta hantu yagera. Umuntu uhorana agahinda nta gikorwa kizima yagira, nta terambere yagira, nta hazaza yagira. Umuntu uhorana agahinda ahora mu ntambara. Abadayimoni bahora gusuzugura. Kugira ngo Imana ibane nawe ni ukugira kwizera. Reko sikadroye, ukwizera kwa abadayimoni batwaye gusurana mu izina rya Yesu. Umuntu wese wizera Imana igena nawe. Ntushobora kuba udasanzwe utizera. Ntushobora kurangiza kwiga utizera. Ntiwakora ubukwe utizera. Ntiwacuruza utizera. Ntiwakora mariage utizera. Ntiwayobora utizera. Umuntu utizera ntashobora kuboneza Imana n'abantu wabanezeza. Ntushobora kuba udasanzwe. Ntushobora kujya mu kindi cyumba cyo hejuru kwizera udafite kwizera. Niba udafite kwizera nta hantu uri. Ndeba ngo usere kwizera. Ibyo ujyamo byose gira kwizera. Gendana n'Imana. Imana uyiruzi urayibona mu kwizera. Pita la sharabo. Ntabwo Imana muturanye, ariko turayibona mu kwizera. Mu kwizera ubone ko sikadro. Mu kwizera urafata ibyo abantu badafite. Mu kwizera uracaho abandi bataciye. Mu kwizera uricara ahandi baticaye. Mu kwizera uraba kwifuza. Mu kwizera uragera ahantu wikeneye. Mu kwizera inzozi zawe uzazigeraho. Haleluya! Elela sharamo. Igihe kimwe nasenganye n'umwana ari hanze, turasengana n'umwana umukobwa, turasengana, turi gusengana, twamwasenganye. Imana amwe ngo izere, aravuga ngo ya nta kwizera, ngo nyembona nararangiye. Arataha. Atashe haza umubyeyi ari hanze nibivuga adukurikiye, ashoboye tavuga ati ngo ni ngewe simvuga izina rye. Umubyeyi araza akuze rwose, afite abana nyango bageze muri 5 n'umutware. Haraza ari gusenga, ari gusengera akazi. Ndimo ndi gusenga, umwuka w'Imana ngo kubera ko ufite kwizera, ugifite ibyiringiro, wagize ibyiringiro kuba uri mutoya, ukajya ubona uzatura hanze, uzatura hanze kubera ko ugifite uko kwizera. Imana ifite ubushobozi. Nari mfite kadi. Imana nziza. Umwuka w'Imana ngo nimfataga kadi nkamuhe kariho aderese zanjye, nkamuhe mubwire yuko kariho numero zanjye na email, nkamuhereze kamuzamura ukwizera, mubwire ko ibuhindura amateka. Ndamubwira nakiraho ntabwo uri hano, akira aka kantu ka aderese, uzajya umuhamagaraho, nturi hano wowe n'umuryango wawe uragiye. Kwizera, kwizera, kwizera ni ukwizera ibyo utaruzi. Ntabwo ari ukwizera amakuru wararanye. Kwizera ni ukwizera ibyo Imana yavuze, ukizera n'ibyo utaruzi, ukiremamo ibyiringiro, ukizera. Wamara kwizera ugashyira mu bikorwa ibyo wizeye. Ukwizera. Umubyeyi yaragiye, aragenda akina ibyo bita green card, arakina, baramufata, agenda kora ibizami, aratsinda, ashingiye mu kwizera. N'umuryango wose aragenda. Reka nkubwire, udafite kwizera nta nzozi nziza uzagira, ntahere kuzajya rizima. Udafite kwizera uzaba mu buzima budafite ishusho. Umuntu udafite kwizera ntashaka kunezeza Imana. Ndagira ngo usubire kwizera mu izina rya Yesu. So cyafite kwizera. Ahari ukwizera, shitani yaraje arahicaza, ahicaza agahinda, ahicaza n'ubwoba. Uhora ufite ubwoba, uhora wumva nta byiringiro. Na n'uyu mwanya ni aka kanya Yesu yakora igitangaza. Elenita la sharabo. Yesu yakora igitangaza mu buzima bwawe. Uracyafite kwizera? Reka saba umuntu wese watakaje kwizera, n'umuntu wese arufite agahinda, ukeneye ko Imana imukiza agahinda, ashireho ikiganza tumusengere. Fata mashini yawe, fata telefone yawe, wandike ngo ni ngewe Mwami Yesu, ndemera ukwizera, ngize agahinda. Hanyuma tugusengera Imana. Mbere ko dusengera ibyifuzo, bimwe mu bintu ushaka gutuma umuntu amara imyaka myinshi mu musengera amateka atarahindutse, ni ubwoba no kutizera n'agahinda. Usigara uri umunyedini, ariko umugisha wo mu gakiza ntawe ushobora kubona.
lepa droy. Urahari cyangwa wasinziriye? Nimba utasinziriye shiraho ikiganza hanyuma dusenge. Yego ratangiye kubabona. Nimba utasinziriye shiraho ikiganza hanyuma dusenge. Ukwizera kwawe Imana iragukoreramo amateka ahinduke. Kwizera. Shitani gukabiriza gusuzugura, shitani ikwishima hejuru, shitani ifunga imiryango. Shira kwizera. Ubwo buzima ugomba kubusohokamo. Umwuka w'Imana yambwiye ngo ugomba gusohoka muri ubwo buzima. Ugomba kubusohokamo. Sinjye ubugusohoramo, ni umuremyi wawe. Wa wundi wakurinze imipanga, wa wundi wakurinze ipfu, wa wundi wakurinze amagisida, wa wundi wakurinze muri gereza, wa wundi wakurindiye mu ishyamba, wa mure irepa rekosika. Mugirira ikize nubwo hari ibigutsikame, nubwo hari ibyo watakaje. Elefoy drekosika ma ongera ugire umwami wa Yesu ukwizera. Kababwire ukwizera. Kwizera. Igihe kimwe umukozi w'Imana ubari mu Burundi niwe afite urusengero, yaraje arambwira ngo nari nkiri umusore, arambwira ngo numara gukora ubukwe hashize amezi make Imana izaguhindura amateka iguha akazi ujye muri misiyo. Ndikababwire mu abantu munkurikiye, ntabwo tubabwira Imana twabonye, tubabwira Imana twabonye. Imana ntabwo uzayibona igena n'amaguru. Imana izakoresha abakozi b'Imana, nubwo harimo n'ababipirata, nubwo harimo n'ababyangiza, nubwo harimo n'abesikoro, ariko nkubwire umenye ko hariho Imana, haracyariho abantu b'Imana, baracyahari. Mukozi w'Imana araza arambwira ngo Imana izaguha akazi nubwo wisuzugura, nubwo uvuga yuko nta mashuri menshi ufite. Imana izaguha akazi iguhe na misiyo. Bekosi enemo. Ndamubwira ubwo ngubwo nundi muntu ntabwo ari ngewe. Arambwira ngo Imana izaguha akazi. Nari nkiri umusore, Imana izakubakira, izagukora ubukwe bwiza, uzakora ubukwe muri etaje. Imana izaguha umukobwa wiza, Imana izahindura amateka yawe. Arambwira ngo niwizera Imana ukomeza gukiranuka no kubaha Imana, Imana izaguha akazi ujye ugenda n'imodoka y'akazi. Arambwira ngo Imana izaguha akazi. Hari igihe Imana ikubwira ibintu, umuhanuza Imana ikamucamo akakubwira ibintu uri mu butayu, uri mu buzima budafite ishusho, nari ni mu buzima budafite ishusho, budafite icyerekezo. Arambwira ngo Imana izaguha abana beza, rela sharabon. Arambwira ngo abana bawe baziga. Reka nkubwire, ariko ambwira ikintu cyo ndavuga ni Uwiteka simbizi. Arambwira ngo Imana izaguha akazi iguhe na misiyo. Ukuri birashoboka ko ari abantu duteranye babizi. Ibyo bintu yamanuriye hatabuze na kimwe, byarasohoye byose. Ariko kugira ngo bisohore ni ukwizera, ni ugukiranuka no kwizera. Ntushobora gusohoka muri ubwo buzima urimo budafite ishusho utizeye. Va muri ako gahinda umenye ko Yesu atakiri mu mva yakuzukiye. Yesu ntiyazukiye abari mu ijuru, yazukiye wo kugira ngo ahindure ubuzima bwawe. Hari abantu Imana itabaye, hari abantu basimu bari gusohokamo, hari abantu imyuka biri gusohokamo, hari imyuka mibi y'ubwoba, hari abadayimoni b'inyatsi bari kuvamo, hari abadayimoni b'uruzero mbona bari gusohoka. Zamuka mu mavuta yo kwizera, nekosini mo lepa lashayi. Izo mbaraga zigutera ubwoba zigafunga imiryango yawe, ibyo wari wizeye ukabibura. Senya iyo migambi y'abadayimoni, uvuge ngo Mwami ndizeye. Abantu bakeneye ko Imana ibaha kwizera, bari baratakaje kwizera. Abantu bafite agahinda, abantu bagira ubwoba, abantu bakomerekejwe nabo mu nzu y'Imana. Aba bantu bose mushyire ikiganza, tubwire Mwami ngo Yesu twongeye tubabarire, twongeye kugira icyizere. Ibyo byarasohoye Mwami,
Mana ndagushima tucyarasohoye bukwe ndabukora etaje ngitahamo Kibagabaga mvuye mu buzima budafite ishusho mvuye mu buzima bukakaye Yesu yaguhindura ubuzima abantu bagatangara reka nkubwire Yesu ashoboye byose ako gasuzu ndimo ndumva ifuhe ndabona marayika w'Imana afite ifuhe hari abantu bagomba kurengerwa n'Imana bakaza ngo Yesu unyije igikomere ntari kuzigira nkira mu buzima bwanjye Yesu agukiza agahinda agaterekamo umunezero ukajya wumva ibihimano by'umwuka bizamuka mu buzima lobi ene wasika droy ukajya wumva ubwiza bw'Imana buzamuka muri wowe ukajya wumva butazamuka mu buzima bwawe reka ngusengere waba utarakizwa ukeneye Imana nimba utarakizwa wowe ugira umwanzuro ngo ibyaha ndabikatemba bivuyemo icya kabiri umwami kwizera hanyuma usuke mu gahinda umuntu ufite agahinda kenshi ashyira ikiganza umuntu ufite umubaro mu isi ashyira ikiganza umuntu umvise yabwambira kwiyahura ashyira ikiganza umuntu repara sharabori ya mandodrere kuko Yesu agiye kuvura agahinda umuntu watakaje kwizera urangwa n'ubwoba ashyira ikiganza umuntu ugutega ubwoba n'iminsi n'ibihe ashyira ikiganza iminsi ntabwo wayiremye ibihe ni wabiremye umva nkubwire hanga amaso Kristo ibihe ntiwigeze ubirema Imana yakuremye ngo ube mu minsi Imana izakurindira ku munsi izagenda iwuhambira uyu turimo hano i Kigali irimo yagenda iwuzinga hari inkoko zapfuye hari uduhene twapfuye hari abantu bapfuye umunsi ukushira Imana igenda iwuhambira nk'urupapuro igenda iwuzinga nk'urupapuro ikuzinga iyo wizera ukiranuka y'Imana yakuvuzeho ije kuzinga iraguterura ikagutereka ku wundi munsi wagize kugeza uyu munsi wagize ngo n'ubuhanga bwawe yaguteruye igutereka ku munsi uyu munsi hari uwo watwaye hari inkoko zagiye hari ihene zagiye hari inka zagiye hari abantu bagiye wowe yakwimanye irashaka kugira ngo umugambi wayo ku buzima bwawe Imana ikurema yakuremye umugambi mwiza ariko dayimoni iminsi n'ibihe wasanze ku isi byaguteje gutakaza ibyiringiro ijuru irashaka gusohoza amasano ku buzima bwawe agasohora ndagira ngo usengere hari umuntu uvuze ngo ubu se nakizera nkareba wakizera mu kwizera ushobora kujya kubona ukuntu urarebye turi gusenga ushobora kujya kubona ukuntu urarebye ukabona urabonye ushobora kwizera muri amateraniro twasenga twavanga mena ugatangira ukareba Yesu arabishoboye kuki abantu bananiwe baramba ibintu by'Imana umva bibishye reka ngusengere Kristo banditse barahari Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye ndasengeye umuntu wese wari uri mu cyumba cy'ubwoba wari ufite ubwoba ko azapfa wari ufite ubwoba ko azaseba wari ufite ubwoba ko atazatabarwa wari ufite ubwoba ko nta kintu azimarira asohoke muri icyo cyumba cy'umwijima yinjire mu cyumba cy'ibyiringiro pro elesharaboria ndasengera umuntu wese dekosinimo erefayi umaze igihe afite umubabaro umutima agahinda ngo asohoke mu cyumba cy'agahinda uriya mwijima atuyemo awusohokemo yinjire mu masezerano yo mu izina rya Yesu lepayi do enemoy lekosika droy turi abana bawe turi inama zo mu cyanya cyawe ndatura imbaraga z'Imana ku muntu wese umurikiye mwami ngasoke mwicuraburindi ry'agahinda asoke mwicuraburindi ry'umubabaro asoke mwicuraburindi ryo kwiheba asoke mwicuraburindi ry'ibikomere
rera sharabori amando, agahinda, kutizera, mwami abisohokemo, umubabaro w'umutima usohokemo, bimenyekane kuri Imana imutabaye. Turirukana imbaraga mbi zose, inama z'ikuzimu zose turazirukanye, amateka nahinduke, abantu bahindura amagambo. Ole pitala jayo zo eremando repai. Urakoze mwami Yesu ko wabariye aba bantu mu izina rya Yesu Kristo, kandi umuntu akijwe ko wabariye, ko wamuhaye imbaraga zo gukizwa mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turakurikizaho abantu batakaje ibyabo ntibamenye uko bigiye. Abantu batakaje ibyabo, bagatakaza akazi kabo, bagatakaza imikorere yabo, bagatakaza iterambere ryabo. Ibyo watakaje Yesu arashaka kugarura. Aba bantu bandike baba ngo mwami ndakiriye igitangaza mu buzima bwanjye, ndakiriye Kanani yanjye, ndakiriye ibyange shitani yantwaye. Abantu batakaje ibyabo mwandike mushyire ikiganza, lesha ugire vuba. Nimba utizeye n'ubundi dayimoni ugutira kutizera, n'ubundi ashaka kubwira ngo wikandika ntabwo uzasubizwa. Uzageza ryari koko? Urindiriye iki? Urindiye kuzizera ari uko Imana yemeye ko bakujugunya mu rwobo rw'intare kugira ngo wizere? Umuntu watakaje ibye, agatakaza akazi, agatakaza imikorere, agatakaza bizinesi, akabinatakaza, agatakaza akazi keza, ashireho ikiganza ngo mwami ngushimiye ko ungaruriye ibyanjye byangazwe. Ibyo ntibisebetse, nta kibazo. Hanyuma tugusengera. Ibyo turabikora tugira vuba vuba, hanyuma dusenge. Andi kubibwira Imana, tubibwire njyewe. Umuntu watakaje ibyo ngibyo, umuntu ukora bikanga, umuntu ugerageza gukina akora bikanga, yandika ngo ni njyewe mwami ndakiriye ubutabazi bwihuse. Umuntu ufata bikamucika, yandika ngo mwami uwo ni njyewe ntabara kuko ngeze ahantu hari indibuka, ngeze ahantu nkene ubutabazi. Umuntu urambagizwa bigapfa, yandika ngo uwo ni njye mwami Yesu, hindura amateka yanjye nanjye nkugira umugisha. Tumaze kwirukana umudayimoni w'ubwo, tumaze kwirukana umudayimoni wo kutizera, tumaze kwirukana umudayimoni w'agahinda, twinjiye mu bucinzi. Nutinjira ahangaha nta n'ahandi uzinzirira. Tumaze gusohora za puberi zo kutizera, turashaka kwakira mu izina rya Yesu. None nkugire gute? Umuntu wahombye bitunguranye, shiraho ubwo mwami Yesu ndagarurirwa ibyanjye. Wivuga ngo biranyura hehe? Umuntu watererwa ibintu bye cyamunara akarenganwa, shiraho ikigambo mwami ndakira ubutabazi bwihuse. Je kosikado. Umuntu biciye ubukwe nta mpamvu, ugapfa nta mpamvu, shiraho ikiganza. Uyu ni umwaka ugezemo kwakira ibyo byifuzo byose. Ushobora no kujyana wese bati icyo byifuzo by'ubukwe ni ibyanjye mwami. Mu mwanya wo gusaba ibyifuzo gatatu tubizamuka. Data atwerekaho bikeya. Iyo utirwanye muri amateraniro turagusiga. Nje ntabwo ndi Yesu, ndi Wellars. Iyo ngira umugisha data nyerekaho bikeya. Umuntu uzakubwira ko Imana imwereka byose azabakubeshye. Ngireho umugisha aho wicaye, ubuzima bayemo data ashaka kunyerekaho bikeya. Iyo anyeretseho kamwe burya habari nka 5 ku buzima bwawe ruzi. Umuntu wanzwe n'imiryango ikamwanga, yashagre ashiwe ikiganza. Umuntu watawe n'umutware wakamuta, yaragutaye, urabizi ko yagutaye. Vuga ngo mwami ndakiriye ubuzima bwanjye, ndakiriye agaciro kanjye urwo Rwanda rusubiranye. Biwe kosika umuntu usama zivamo. Vuga ngo mwami Yesu ndakiriye abana b'umugisha, andi kuvuga ngo ndakiriye.
pro elefoi va muri critique wandike tawasinimo elefoi ubu yaba ari filime ubuza abantu baba bari kuri kamera yaba ari filime nubwo ibihenda abana ari byinshi ibishuko bikaba bikabije uhumure Imana iguhaye imbaraga zo gutsinda iyo migambi y'abarozi umuntu ufite urubanza rw'inzu ashyireho ikiganza umva gusenga umva gusenga umva gusenga kwanjye Mana umva gusenga umva gusenga umva gusenga kwanjye Mana umuntu ufite ikintu cyitwa idene yabuze uko abigenza lerasha araboye shyiraho ikiganza ubwe mwami ndakira ubutabazi bwihuse tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe amari urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe yo mwami Yesu hari umuntu ufite ubwoba bw'uko azatsindwa ibizami abana be bazatsindwa ibizami
shyiraho ikiganza ngo mwami nakira ubutabazi mu bana banjye. Irefo Imana izanye ubutabazi. Lobita rashana mo ene wasika droy. Umuntu ufite intambara zo z'abarozi bo mu muryango, shyiraho ikiganza mwami ngo ushime ko abarozi uyangijije. Warabibyiwe kuko birahari, ayo marozi arahari. Ibyo Kristo aje kubivana ku buzima bwawe. Umuntu wambuwe ibye, Yesu aje kumwishyuriza ibyo yambuwe. Abarara baguhiga mu buzima bwawe, data abatesheje agaciro muri kano kanya. Iri teraniro hari umugisha w'Imana Imana itanze muri iri teraniro. Hari abantu Imana ihaye amafaranga. Reka dusengere abantu bose bashyizeho ikiganza. Abantu mushizeho ikiganza mwizere, hanyuma nimba hari n'undi warusigaye nawe ashyiraho ikiganza, tumusengere Imana iguhindura ubuzima. Kuko nawe ndaguhindura ubuzima ni Yesu wenyine ushobora guhindura ubuzima. Abantu bagatangazwa n'ibyo agukoreye. Uyu mwami ni wenyine waguhindura ubuzima. Nta wundi waguhindura ubuzima ni Yesu wenyine. Ufite ijambo ryonyine ryaguhindura ubuzima. Ndagira ngo mwizere kuko hari kado akuzaniye. Lopela shagre yo. Hari umuntu Imana ikuriho cyamunara ku buzima bwe. Hari umuntu ijuru ikuriho cyamunara mu materaniro. Hari undi muntu uri kwaka Imana amafaranga, Imana imuha amafaranga. Hari undi muntu nkurikiye ari kugurisha ikibanza, Imana imuha abakiriya b'ikibanza. Zobini kosika droy. Data tanza mu kiraho ikibanza, hanyuma kandi umurozi warakuroze ngo ntabwo uzabona amafaranga, arasebye kuko amafaranga urayabonye. Aho ngaho shiraho haleluya ngo mwami ndashi gushime ko ntabaye. Ne wakosika droy. Zinimando raide. Hari umuntu umaze iminsi uvuga ngo ndambe wagasuzuguro k'amagambo. Ayo magambo data yakwiye ku buzima bwawe, azanye umunezero, acira ihumure mu buzima bwawe. Nimba ukeneye wumva washima Imana, wandi kuvuga ngo mwami ndagushime ko mwami ndemeye umunezero udasanzwe. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye imirimo itangaze, tugushimiye kuri Imana ikura igisuzuguriro, tugushimiye kuri Imana ikuraho za karande, tugushimiye ko ibi byifuzo byose duhishuriye uje kubisubiza kuko uri umwami w'abami. Si twe dukora, ni wowe ukora papa. Ufite ububasha, ufite ubutware, ufite guhindura amateka, ufite gukiza indwara. Ibi byifuzo byose zopita lamo ene wakosika droy, ndabizamuye mu mbaraga z'amasengesho ngo bisubize kuri Imana. Urimo amashimwe akomeye. Imbaraga mbi zose, imigambi y'abapfumu, imigambi y'abarozi, irepala shana mano. Ibi byifuzo byose n'uyu muntu wizera, umuntu uri mu bitaro, ibi byifuzo n'aba bantu bizeye, aba bantu badukurikiye, ibi byifuzo Uwiteka ngo bisubize kuko uri umwami w'abami. Ushobora byose, ufite imbaraga, ufite ubutware, ufite gukiza mwami. Ole kosika droy. Uhindura amateka mu gihugu cyacu, abantu batabarwe, abantu bagira imikorere mizima, abantu bagira iterambere rifatika, inyatsi zigende, amashara agende. Mu izina rya Yesu Kristo, uriya mudayimoni waramufatiriye ibye, ndamusohoye mu izina rya Yesu. Oli mandore pai. Urakira igitangaza mu buzima bwawe, wakira umugisha mu buzima bwawe, wakira ibiduka mu buzima bwawe. Rema amashimwe mu gihugu cyacu, abacuruza, abakora, abaganga, buri muntu wese mu cyicirarimo, dayimoni waramutsikamiye atsindwe. Uturemera inkuru nziza. Ari aba diaspora dukurikiye mu bihugu bitandukanye, abari muri Amerika, bari mu Bufaransa, abari mu Bwongereza, abari Londres, abari mu Bushinwa, abari Dubai, Lerashayi, abari muri Amerika, buri muntu wese aherereye ni wasika droy, ni wozi ibihugu byose. Twe tumenye aho bikeya, ari kuri Imana ibizi, aho buri muntu wese amuteretse muri aya materaniro.
twirukanye imbaraga mbi zose zaramufatiriye. Abatongerwa abo baroga ntibongeye koroga mu izina rya Yesu. Amateka ahinduke. Urakoze mwami kuri Imana ibikoze, ukabikora kwibahisha, amatwi yacu akaza kubyumva, tukagushima tukavuga ngo ni neza yawe n'imbaraga zibikoze. Mu minsi mike tubona amashimwe mwami y'ibyo ukoze, kandi muri aka kanya uri nk'amashimwe afatika mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibagire neza.